Twatetse kuri ya gaze yo muri tuwarete. Ku babishidikanyijeho, iyi ni part 2 y'uko ikorwa gake gake. Hano amazi yarabize. Nongeye kubasuhuza. Iyi ni part 2 ya ya video yo gukora gaze yo muri tuwarete, icyo twita biogaze cyangwa se hydrogene cyangwa se methane. Ibyo byose ni gaze y'umwanda, ndavuga wese cyangwa se tuwarete dukoresha. Video y'ubushize abantu benshi babishidikanyijeho, ariko niyo mpamvu mise ntekereza ngo nkore part 2 kugira ngo benshi basobanukirwe, bize nyine ubwo ngubwo. Ubushize nari nagerageje kugira video ngufiya mwabonamo amakati mukagira ngo hari edit ijemo, ariko ndagira ngo mbabwire ko bira bintu biri original ku bantu bose. Hari n'abantu ndetse babizi bagiye baza muri comment bakavuga ati bibaho birakora, ariko nyine abenshi bo bagiye babishidikanyaho, cyane cyane ku ma Instagram narabibonye. Muvuze ngo reka nkore part 2 bize bigaragara neza cyane. Ubwo ngubwo muri hanganira video ndende. Today especially ndi busome comment, ndi bubasomere comment mwagiye mwandika. Ako niko kantu k'umwihariko ndi bwongere kuri video y'uyu munsi. Okay. Turebere hamwe bya bikoresho twifashisha muri iri somo ryacu. Hano dufite icupa ni iry'amazi. Tugerageza gukoresha ibikoresho bitagusaba amafaranga utajya kugura. Iri cupa baryita, reka ndeke kubivuga, ariko ni icupa ry'amazi rijyamo litiro 2. Ni ngombwa ngo nujya gukoresha ikintu rero uzakoreshe ikintu byibuse kijyamo litiro 2. Aka ni agacupa gatoya twifashisha dukora acide. Uwo ni umunyu, turakoresha ibiyiko 2. Icyo ni ikirahure cy'amazi, ariko tuba tugomba gukoresha igice cy'amazi mu kirahure. Aka ni ka gapira twifashisha dukurura ya acide n'umunyu. Turi kubisubiramo, niyo mpamvu hano ndi no kuvuga nihuta cyane. Turagira ngo twereke abantu bagiye babishidikanyaho uko bikorwa step by step, nta kintu na kimwe kihishemo, nta kate zijemo, kugira ngo bigaragare neza. Hano dufite resonante, tukagira na spaguru, tukagira na batiri. None uyu munsi twahinduye batiri, tukagira icyuma n'ikayi na tronovisi yo kwifashisha. Let's go, twagiye sasa. So nkuko mubizi, dutangira dukata uyu munwa w'icupa, kubera ko uyu mupira wacu ni munini, nyine urabyibushye, ntago winjira mu icupa. Ubaye ari umupira mutoya byaba byiza kurushaho, uri bwinjiremo ugafunga neza. Niyo mpamvu tubanza tukarikata umutwe waryo. Ariko muri video y'ubushize abantu muri abana babikabiza ngo nari ndi kwayura ngahari ngo nari nashonje. Hano bari bafite ibibazo byinshi cyane. None ko namenyereye gukoresha YouTube, ngiye sinzi umuntu wambwiye ngo ngwino ngo urebe ibintu bari kukwandikira, asomye ndihirika. Hari byancanze rwose ngo wari washonje, abandi bati ngo uri kutubeshya, kandi nakoze ibintu bigaragara. Ubu ngubu ntimuzi, umuntu wavuze ko mbeshya ashobora kuba atazi ishyiga rya gaze. Ngewe ishyiga rya gaze nari narihindukije kugira ngo ngaragaze aho ncomekera amaframe, amaswitch ya gaze naho haragaragaye, ndabizi. Nari naharebesheje hirya kugira ngo bigaragare ko nta kintu nahinduye. Ariko se ubundi ntaba njya guhindura video ngo bitange iki, ngo bimfashe iki? Ubu koko amashuri ibyo nize binyemerera gukora ibintu bya scam? Apana. YouTube channel se kitinjiza amafaranga ngo ndajya gukora scam ngo nkonde mbona amafaranga. Reka mbabwire, uri umuntu ukora scam ubeshya, baba bazi gukora ama edit, ariko ibintu byo kweditinga ngiye ntabyo nzi. Video nyerekana uko yakabaye, yewe no kuyishutinga n'umuntu mfasha nabyo sinabishobora. Ahubwo ntago najya gukora ibintu biri scam ngo mbeshye iki, uretse ko uburyo nabikozemo buri wese ufite amaso yo kureba arabibona. Nta scam irimo rwose, ni ibintu byigaragaza 100%. Ndacana ni ikibiriti nkoresha, ndacomeka mubireba. Umupira ngaho, ngo umupira ngo wawuteruye, ngo ngaho umupira ngo sinzi n'ibindi bintu byinshi cyane, ngo wacitse iki. Reka nze mbibereke. Iyi step tugezeho ni hahende y'icupa. Umaze gukata hasi ugatambikamo igitambaro gikumira umwuka mubi n'umwuka utari ngombwa.
ugitambikamo cyo ni uvuga ngo iryo cupa rifata ni umwanda. Abandi baravuze ngo ubu ngubu utetseho ngo ibiryo ntibyanuka, ngo ubu ngubu ngo gaze ni umuriro ntiwakwakunuka. Wabonye umuriro wakunuka? So winjizamo ugatsindagiramo gutyo, ndakeka step ya mbere yo muri toilette ibirangiye. Iyi video nuyisoza uramenya akantu kari ngombwa k'umwihariko kagomba gukorwa hara kuri toilette. Nibagiye kukerekana muri iyi video karagaragara neza. Uwo ni umunyu, ibiko bibiri binini mu gice cy'ikirahure cy'amazi. Uyu munsi ntago ndi bwayure, noneho mva ko mwigenje. Umunsi nariye ntago nshonje, gusa nzabona amafaranga vuba aha koko. Gusa mu nkunde mume subscribe, nari nzi ko ntizigera naka subscribe, ariko sinzi umuntu ambwiye ngo jye ubabwira ngo baguhe subscribe ngo abantu ngo babaye benshi. Ntago nari nzi ko muzaba benshi kuriya, nari nzi ko ngiye kwigisha abantu bake, nari nzi ko nzabana n'abantu nk'igihumbi wenda, ariko mwararenze igihumbi kabisa. Tuzajya twigana neza, niyo mpamvu buri munsi ngiye kuzajya nshyiraho isomo, kandi amasomo y'ingenzi mu byo nize, mu byo nyine. Ubundi ubu buryo mbaye bumeze nk'umushakashatsi, ndeba ikintu nkahita nshakisha uburyo nagikoramo. N'ibikoresho tuba dufite mu ngo bihenda, urabona nka hano nka lighting nari ndi gukoresha niyo nikoreye, ntago ariyo naguze. Kandi mwebwe amaringi tarabahenda ibihumbi 150, kubera ko ntayabona ngiwe ndatekereza nkavuga ni gute nakikorera iki kintu. Nzabibereka amafirigo, imbabura z'amashanyarazi. Hari uwambwiye ngo nzamwereke uko yakora battery isohora volte 12. Ibyo byose nzabikora kandi twifashishije ibikoresho bisanzwe, ibyo abantu bajugunya, ibyo abantu batagitekereza ko byagira umumaro, nibyo ngiye ngomba kuzifashisha tukabikoresha, tukagiramo ibikoresho. Ni nko mu nzu yanjye, buriya inzu yanjye zabirimo ibintu nikoreye. Gusa uzajya uza kunsura nyine uri butangare, ngenda bizi neza ko inzu yanjye umunsi nagize ubushobozi nkayigura cyangwa se nkayubaka, abantu bazajya baza kunsura baje kureba ibikoresho birimo nikoreye n'amaboko yanjye, made in me made in my hand, sibyo? Hano battery uyu munsi nyine kubera ubukene nta naga nabonye, muranyihanganira kuko ubukene singeso, nta nubwo ari na karande buzashira. Iyi battery uyu munsi nayifunguje intoki, kandi na acide nari mfite ikibazo ko kwakongera ama allergie y'ibintu nyine biba nk'ibintu mba ntamenyereye mbifashe nyine, hari igihe nzana ama allergie, ariko nabikoze nta kintu nabaye. Dushima Imana, tujye tunanyuzamo tunashima Imana, kuko ibi ni ibintu umuzungu aba yarakoze akoresheje imashini. ni uburozi muri make, kuko nk'ibo bimize byagira ikibazo cyane. Hano batiri nari maze kuyisenya, twayisenyaga dushaka iki? Ku bantu barebye neza, twayisenyaga dushaka acide, ya acide tuvanga n'aya mazi n'umunyu gakoroga. Ku bantu babishidikanyagaho, ntago muzi ko abantu benshi ni n'abaswa kweri, ntago muzi ko amazi, umunyu bibyara volte 5. Sasa noneho wongeyemo acide, ibiraba kangahe? Iyi acide yo ubwayo yonyine ni volte 5. Uzi noneho ngo tubishyize mu kintu gitandukanye turakabona urusinga rwa kopo ikintu byabyara. Nzabikora ubutaha, ntago napfa kubibabwira, sibyo? Ubundi mu butekinisiye cyangwa se mekanike babisaba kwimagina, tekereza ikintu, ese iki kintu gihuje n'iki, ukirinda gusa ibyaba dangerous, ibyaba ikibazo. Wavuga uti byabyara iki, sibyo? Erego wakoze imodoka nta bwenge aturusha. Hano nyine nari ngiye gukaraba, wakoze imodoka nta bwenge aturusha, ahubwo aturusha kutagira ubunebwe, gukoresha ubwonko bwiwe. Akanyafrika nyine turaciriritse rwose, sinababeshya. Nubwo nyine ari benshi, harimo abantu bakomeye, ako nyine turaciriritse, ntago tubasha gutekereza. Kuko imodoka nayo wayikora wenda uravuga uti nakenera amafaranga menshi, ariko wakoze imodoka ndagira ngo mubwire ko nta mafaranga menshi yari afite, ahubwo yaratekereje avuga uti nta kintu nakora umuntu azajya yicaramo kikagenda. Murabizi nyine imodoka zabanje kuza bwa mbere, usanga hari imodoka yicaramo umuntu umwe imeze nk'igikeri. Aratekereza aravuga ati nakora yicaramo 2, nyuma aratekereza, none ubu ngubu twamaze no kugera ku ndege. Uriya umuntu wakoze imodoka bwa mbere arusha ubwenge wakoze indege.
kubera ko uwakoze indege yabanjije gufatira igitekerezo ku wakoze imodoka. None ko umuntu yakoze televiziyo agakora gaze, ubu ntabwo nawe wahita utekereza ati ese ko bavuga ko muri tuwarete hasi haba harimo biyogaze, nyine haba harimo gaze z'amoko menshi, hari n'izindi mwagiye muvuga nanjye ntarinzi, mpita mbona mufite ubwenge nuko mutabukoresha, munyihanganire nubwo meze nk'utukanye. Twageze kuri step ya rya cupa turi gushyiramo ya aside, ntimureba nk'ubu ngo ndebye nabi n'iki kirahure cyameneka, nuko biba bitatinzemo. Ikindi nuko biba byahuriye hamwe, ntabwo nyine imbaraga ziba ari nyinshi cyane, ariko ndababwiza ukuri ko nzabakorera batiri mukumirwa. Nzabereka uburyo tuzadukora inzu yawe uyesitaremo batiri wikoreye idakoresha izindi mbaraga ziturutse ahandi, ahubwo arizo wayihaye wowe mu bikoresho kandi dusanzwe dufite. Nzabereka uburyo uzajya itara urikata rikagabanya volute ryakira rikakira kuri volute nkeya za ya batiri twakoze, inzu yose ikaka nta mashanyarazi ukoresha. Ikibazo bazamfunga, rege zamfungisha kuko ndashaka kuzayimisha akazi pe. Ibintu bihaye barahenda imiriro iki, ariko ngiye byanze bikunze ndabizi ko nzabikora. Inzu yawe yesitare ukoresheje batiri, ntago uzongera yesitare bushyashya, itara uzajya urikuramo, nako muzajya mumpamagara ndabizi. Aya mafaranga nzayarya mu gihe mutaremera ko ubwonko bwanyu bukora nawe wakora ikintu cya danje kidasanzwe, ndabizi muzajya muyama. So noneho itara nyine murabona impamvu riba rifata umuriro w'amashanyarazi, riba rifite icyo twita transfer cyangwa se circuit. Ni ukuvuga ngo itara ubundi urabona rampuro kera twajyaga ducomeka ibiki, nyine tukiri abana hari ibintu twacomekeranyaga kandi bigakora pe, ukabona ugasanga twitiriye nko mu cyaro dufashe amabuye ya radiyo nk'umunani tukayacomeka akabyara umuriro uri bucaginge telefone zacu. Ntabwo twajyaga gucagingisha ngo dutange amafaranga, kubera iki? Ubwenge. Twaratekerezaga nyine cyane, nuko twazize ubukene ubundi twakabaye twarakoze ibintu bya danje. Njye mba numva mbonye ubushobozi imodoka nayitangirira yose, kuko buri kimwe kiyigize ndakizi, sibyo? Imodoka yose nayitangira nkayikora yose ikarangira, nuko nta bushobozi nyine buba buhari, sibyo? Hano ni muri tuwarete. Aka kantu ndakababwira bwa nyuma, iyi tuwarete ikintu kiba kiri ngombwa kuri yo kugira ngo izamure iriya gasi, murabizi nuko nyine namwe mwirengagiza kubimenya, sibyo? Aho ni muri tuwarete siducometsemo kabaye. Sasa twinjire mu nzu y'umupira. Sinzi abantu bavuga ngo wateruye, ngo umupira ngo wawuteruye, nkayibirwa ibintu barimo kabisa. No, sinzi n'ibindi ngo watubwiye ngo gutya, ni byinshi. Dore nk'iri shyiga rya gazi, impamvu mba narihindukije ngo rirebe hano ni ukugira ngo mutavuga ngo wacometsemo umupira wa gazi. Niyo mpamvu mba narihindukije ngo murebe kari akantu kajya mu mupira wa gaze, niko mba nahindukije hano inyuma nkakarebesha nyine kuri njyewe kugira ngo mukarebe ncomekemo wa mupira uturuka muri tuwarete muri wese. Mubirebe uyu mupira murabona ni bya bindi nari nakoze nasenye kugira ngo nongere mbisubizemo. Uyu mupira niwo nongeye gukoresha, murabona ko hahandi nari nakase uracyakase, sibyo? Tugendane step by step. Aka gapira gatoya murakazi kari guturuka kuri ya aside, kamera nihagera urongera ubirebe kuko murashidikanya ntimwemera. Ebana nta munyarwanda ubeshya, buriya umunyarwanda abeshya ni bake, kandi umunyarwanda wuzuye uhamye, sibyo? Twongere ducomeke neza, sibyo? Mubirebe neza. Ikindi, iyi shyiga ryanjye rirakase, hahandi ngo twongerera ngo intuza kwa kundi twongera gaze nyine iri kongera. Iri shyiga ryanjye ryarapfuye, niyo mpamvu nyine narigiye nkarikatisha imipira. Ka gapira kaba karimo hagati gahereza amashyiga kagenda direct, nta handi binyuze, nta ma switch, ntabwo ntunguri bwongere gaze, byaka direct, nta rutangira bifite muri make niko nabivuga, sibyo? Iyo ni wa mupira sasa
tuwucometse muri rya shyiga. Rino shyiga naryo riba rigomba kuba ricometse neza. Hariya nabanje gushyira rezorante, urahazirika ku buryo wa mupira uri buze ugafata. Murabona ko nkurura ntibigaruke ntibize nyine, urabona ko bikomeye cyane cyane, mvugira ngo cyane mwana. Aha, dukomeze. Kugira ngo akano gafate, naratekereje mbona nta kindi kintu nakoresha, abandi ndakoresha supaguru. Murabizi ko supaguru idakorana n'amashanyarazi. Ndagira ngo nyine mbasobanurire imbaraga zino gaze. Iyi gaze ikiba ikeneye ni ukwaka, ntago igira toroma, ntago ishobora guturika nka za zindi, nta pressure bifite nyinshi cyane. Ikiba ikeneye ni ukwaka, nka kwa kuntu ufata ibishanga ugashyiramo umuriro biragurumana koko, cyangwa amashara ku bantu babaye mu cyaro. Ko muri abanyamujyi se ahubwo muzi ikintu bita amashara, ago mwabimenye. Tuzahera tubimenye gake gake, tuzadutemberana mu byaro aho navukiye. Mumfashe gusa nyine mu nkunde mu nkurikirane. Murankunda se sha ntari umukobwa? Nonye mwikundira abakobwa. Umukobwa agera kuri social media agatwika ukagira ngo bari baziranye kera bose, niyo mpamvu bamureba. Ako mutipe yageraho reka da, uba ari nk'umukobwa uri gukora aka kazi ndi gukora. Abantu nka miliyoni mwaba mwamurebye, amafaranga yaba yatangiye kuyinjiza. Ariko ngewe sinanabiteganya vuba ahangaha, niba bizakunda nkazajya nkuraho udufaranga byibuze two kuzajya ngura ibikoresho byo kuzajya nkoresha ibi bintu byanjye nzajya mbere. Ikibazo ntago mwemera, abasore dukora ibintu bibafitiye akamaro, abakobwa baza kubashimisha kugira ngo marebe mu masura gusa. Ariko ngewe ndakora ikintu kibafitiye akamaro mukeneye, ntago mwagikunda ngo mukirebe ngo mume subscribe, musharinge, mushyire ku status yanyu y'amatelefone kugira ngo abantu bose babashe kubireba. Ndabizi iri somo buri wese ararikeneye, bitewe nuko gaze yarahenze, amakara yarahenze, urukwi rwo gucana umwase muto utanahisha n'ubugari n'imboga ugura 200. Kose ugurambwira ngo ni gute mudakeneye intuza. Sasa nacometse mureba, dore ndacanye umuriro. Uyu muriro ni mwinshi bitewe nuko harabura akantuza dukoresha muri toilette kagabanya pressure ya gaze iri kuzamuka. Urabona umuriro ni mwinshi, noneho sinzi ukuntu uyu munsi byagenze, ubanza uko nacometsemo cyane hasi ndani. Urumva ikindi, iyi ntuza, iyi gaze yacu igira umwotsi pe. Niyo mpamvu ngewe kubera ko nyikoresha isafuriya nyisiga ibyondo ubundi nkayiterekaho, aho nzabishakira nka yose, ntambye ubwo ziba zagezeho y'umwotsi, sibyo? Aho ni mu munota umwe wa mbere nari nteretseho amazi, gaze yakomeje kwaka. Aho ni mu minota 3 urabona ko amazi yatangiye kubira, sibyo? Haniho finally uyu munsi ntanarangaye mu misobanurire yanjye. Aho ngaho ni mu minota yaribaye ndakeka ni 6. Amazi urabona ko yari yabize neza kandi cyane, sibyo? Ngibi biracometse neza, nta na kimwe nabakenze, nta na kimwe nabahishe. Ngewe ndabere dore amazi ni yaramaze kubira mu minota 7 nk'ibisanzwe se. Dore amazi yari gutogota. Ubu ngubu ushatse wahita shiraho ubugari. Ndabakunda, ciao ciao. Uyu bamwita taking yanditse ngo sure brother, ni sure birakora cyane. Uyu bamwita Iragena Fabrice, ariko ngewe ndi kubikora. Thank you so much, komeza ahubwo uzaze uduhereze amakuru. Mwita DJ Taking, nyamara Afrika ntago dukeneye abo bazungu, uko niko kuri. Undi bamwita Niyo Mukiza Samuel yanditse ngo udutima hejuru, mva mu dushyiremo ari twinshi kabisa. Wow, ukomereza aho kubw'Imana. Jean de Dieu, urakoze cyane. Undi bamwita umva ikintu kijyanye na comment ndabona cyancanze, tuzasoma comment bwo za video zombi ubutaha dukoresheje machine, kuko hano ndi kubona screen ntoya ntago bari kugaragara, byagoranye. Kandi video yabaye ndende cyane bikabije, ndabizi ko mutayisoza nubwo mwamugaragaza ko mwayireba. So ubwo ngubwo na video y'ubutaha tuzagaruka tuje kureba ibintu byinshi bitandukanye bindi, kandi ndabizi ko nzajya mbahereza utuntu tw'ubwenge mukunze kandi mushaka. Bamwe babikora nk'akazi, ndabizi ko nzajya mbungura ubwenge bakabibyaza umusaruro kuri mega zabo. Ndabizi uzajya ugura mega ucyure ubumenyi bwinshi cyane mu bwonko buguhereza amafaranga. Ndabizi neza ko tuzaba inshuti abantu mwese.
murebe muri hari ubwo YouTube niba babyita bio simbizi sinzi ko babyita, harimo nimero ndabizi umuntu ukontorora ino YouTube channel leta mubwira ayishyiremo, murajya mumamagara, turakora groupe WhatsApp tuzaduhuriramo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ibarinde, ibahereze byose mwifuza, ibahe umugisha, umva ibahe ibintu byinshi kabisa, ibahereze amafaranga, mujye mubona mega zo kundeba, mujye mubona amafaranga atunga imiryango yanyu, mujye mubona buri kimwe cyose mwifuza. Murakoze cyane.